kwa gatandatu 2024 byari ibyishimo bikomeye cyane hano muri Paruwasi Saint Jean Bosco Kicukiro ubwo wari umunsi w'abarayiki, ndetse bikaba byahuriranye n'uko abagize abagabuzi b'ingoboka baje gusubira mu masezerano ndetse bakakira n'abandi bashyashya. Ibi byose bakaba babikorewe n'umukiza Casimir, igisonga cy'umwepiskopi Antoine Karidinali Kambanda. Umeza amatagatifu amaze kuvugisha umugati yabwiye intumwa ze ati nimwakire murye, uyu ni umubiri wanjye. Amaze no guhumugisha inkongoro ya divayi yongeye ati nimwakire munywe, aya ni amaraso yanjye, amaraso y'umubano ukomeye mushya yamenewe benshi cyane cyane ngo bakire ibyaha. Murabyemera? Murebera ko Nyagasani yabwiye intumwa ze bati mujye mukora mutya munyibuka ko yabahaye ububasha n'itegeko byo gukomeza gukora icyo yaramaze gukora kuri ayo meza amatagatifu kugeza igihe azagarukira. Murabyemera? Mwemera ko nyuma ya konsekarasiyo ikozwe n'umusaseridoti umugati uba wahindutse umubiri wa Yezu Kristo na divayi bahindutse amaraso ya Yezu Kristo nk'uko Kiliziya Gatolika y'i Roma ibyemera kandi ibyigisha? Murabyemera? Mwemera ko niyo atari mu misa za hostie zihinduwe muri konsekarasiyo zibikwa muri tabernakuro zigumya kuba umubiri muzima kandi ubeshaho wa Yezu Kristo wazutse? Murabyemera? Mwemera ko igihe batura igitambo cy'Ukaristiya babibuka Kristo kandi batangaza urupfu rwe baducunguye kugeza igihe azagarukira? Murabyemera? Mwemera ko urya uwo mugati atazi ko arya umubiri wa Nyagasani Yezu aba ariyo gucibwa kwe? Murabyemera? Mwemera ko umubiri wa Yezu Kristo nubwo atari igihembo cy'intungane ariko nyamara ni ibiryo by'abacisha bugufi bifitemo ubuzima bw'Imana kandi basongeye kugera ku butagatifu no kubaho kw'iteka? Murabyemera? Abavandimwe rero, musezeranye kuzajya mutangana Ukaristiya icyubahiro cyinshi ubwo ari umubiri wa Nyagasani Yezu Kristo rwose? Murabisezeranye? Musezeranye gukurikiza amategeko ye yose mwahawe ku byerekeye uko muzatanga Ukaristiya? Murabisezeranye? Musezeranye ko muzayiha gusa abiteguye kuyihabwa kandi ntimugire igihembo mwakira uwo murimo? Murabisezeranye? Musezeranye kutazagira umukristo ubura iryo funguro ritanga ubuzima bw'iteka kubera umwete muke wanyu kandi arisabira impamvu ihagije, cyane cyane niba arwaye cyangwa yenda gupfa? Murabisezeranye? Bavandimwe rero, mu kanya mugiye guhabwa ububasha bwo kujya mugemurira nyine abarwayi, abagiye gupfa n'abafite imbaraga nke iryo funguro ritagatifu. Nimuhereza hostia ntagatifu abakristo muzavuga muti dore intama w'Imana ikiza abantu ibyaha. Mu myifatire yanyu yose mugomba kumenyesha no kwerekana Yezu Kristo, niwe mukiza wenyine. Nyamara ubwo butumwa muzamuhawe ntibuzabaviremo ukwikuza, ari ibyo kugira ngo mushyikirize Yezu Kristo abantu, mugomba kuvuga nka Yohani Batista mugira muti niwe ugomba gukura, njyewe nkaca bugufi. Muzabe mufite rero mu ntoki zanyu, ukiza ibyaha by'isi. Turabifuriza ko uwo murimo wabibutsa gutanga n'ikitwa icyaha cyose no kutakigumamo na rimwe. Muzahore mufite umutima ukeye, muhorane intoki zitanduye, maze muhore mukwiye gutanga umubiri wa Kristo. Igihe muzereka hostia ntagatifu mu Kristo muzavuga muti umubiri wa Kristo. Umukristo abasubiza ati amin. Muzibuke ko uwo mubiri wadutangiye twese twadutuwemo igitambo, namwe kuva umushijeho guturwa Imana ngo muyikorere kandi muyitangire muri roho zanyu. Nimumara guha abandi uwo mubiri wa Kristo muzarushaho gushishikara gutunganya ubukristo bwanyu, bwatangwaho urugero, bwaturwaho ikuzo ry'Imana, bugatangwaho n'urugero rwiza abantu bakurikira. Hanyuma kandi nimuvuga muti umubiri wa Kristo, muzi ibyo ko Kiliziya nayo ari umubiri Kristo abereye umutwe. Muzatanga umubiri w'Ukaristiya kugira ngo ube uwawuhawe kurushaho kwifatanya ku buryo bunonosoye mu mubiri wa Kiliziya n'uwo kuyiha ubumwe bubumbiye kuri Kristo no ku mwepiskopi ku buryo bucishije bugufi kandi nyakuri. Mugomba kuba abantu b'urukundo, abantu b'ubumwe, bazahuza abandi kandi bumvira.
icyo gihe kuko muzaba muhetse Kristo, kandi ababona bazabasha kuvuga bati amen, aribyo kuvuga ngo nibyo koko. Twifate neza noneho tubasabire. Mana ishobora byose kandi uhoraho iteka, mubyeyi w'umwana wacu Yezu Kristu, washatse kuduha umugati wo mu ijuru, umugati nyakuri uhise ubuzima, igihe uduhaye umwana wawe w'ikinege, ushatse ko umwana waduha umubiri we, ku ibyo kurya bya roho zacu bya buri munsi. Abavandimwe bo kwemera gukomeye, baha umutima utanduye, baha urukundo rusendereye, kugira ngo bazarangize neza umurimo bagiye gushingwa, kubera abana basonzeye ubutagatifu, kubera uburanga bwa kiliziya yawe, no kubera ikuzo ry'izina ryawe ritagatifu, kubwa Kristo umwami wacu. Bavandimwe rero, mumenye kandi n'abakristo babimenye ko mu gihe uhawe ubutumwa kandi ubyemerewe, ibiganza bye bizashobora gukora umubiri wa Kristo, kuba abakristo no kuwushyira ahagaragara kugira ngo abakristo bawusenge. Tubaye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyuma yo gusubira mu masezerano, abagabuzi b'ingoboka basangiye n'umukiza Casimir igisonga cya Musenyeri Antoine Cardinal Kambanda. Nsengiyumva Innocent wari usanzwe ari umugabuzi w'ingoboka araza kutubwira ku nyigisho yahawe. Yego murakoze, nitwa Nsengiyumva Innocent, abantu mu muryango za Nyanza ikirema gutabara abakristo. Nari nsanzwe ndi umugabuzi w'Ukaristiya, uyu munsi tukaba twishimye ko twavuguriye amasezerano dufite, kandi muri Kiliziya Gatolika birazwi ko bikorwa buri myaka 3 bagomba gusubira mu masezerano bakareba kugira ngo bibavugurure muri ubwo butumwa bwa Kiliziya tugomba guhabwa. Bikadufasha rero kwibutsa kongera gusezerana, bikatuvugurura mu mibereho yacu, mu butumwa dufite bwo kugemurira abanyantege nke, abarwayi, abantu bakuze Yezu Kristo. Ubundi rero kugira ngo ubwo butumwa buhabwe muri Kiliziya, gusaba ko ufite nibura amasezerano y'ibanze, batisimu, ugukomezwa no kuhabwa Ukaristiya. Niwo mukristo niwe aba afite, iyo yahawe Roho Mutagatifu yakomejwe, aba afite ubwo bubasha bwo guhabwa ubutumwa bwo gufasha muri Kiliziya Gatolika imirimo bishinzwe mu kujya mu murima wa Nyagasani. Rero abifuza kuba baza, bisaba kuba nyene uri umukristo wahawe amasezerano y'ibanze ko ari 3, kandi ufite ukwemera, nubwo tuvuga ko atari umuntu ni Imana ibiguhamagaye, ntabwo bari ubyishyiramo. Uba wumva ari ijwi ry'Imana rikurimo riguhamagara riti bino ufashe aha naha. Tukaba rero twishimira ko Imana iba yaradutoye mu ntege nke zacu dufite, tukishimira ko dufasha abakristo bacu guhabwa Yezu iyo badafite intege zibageza kuri paruwasi. Ubwo mugiye guhita mukomerezaho muri ubu butumwa mwavuguriwemo amasezerano, ubwo mureta mukomerezaho mujye mushyira abakristo bafite intege nke, mubagezeho umubiri wa Kristo kugira ngo nabo babashe kumuhabwa. Ese ni iki mwabwira abahawe ubu butumwa ari bashyashya noneho? Ni iki mwababwira? Twabwira ko ari ubutumwa kuko babwemeye ko twabyemeye. Hari amagambo twagiye dusura mu Kiliziya bakubaza ati turabyemeye. No kugira ngo ubwo butumwa bahawe babukore mu isengesho. Isengesho riba riri mu mutima w'ubwo butumwa. Yezu Kristo uri mu Ukaristiya adufasha kubusohoza. Ntibigande, bagire ibyo bemeye, bageze ku bakristo babo, bageze ku babukeneye, bageze umubiri wa Kristo bamugeze ku umukeneye. Yego. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Ernest Rwandenzi ari muri bamwe mu bahawe
inshingano zo kuba umugabuzi w'ingoboka, araza kutubwira ku butumwa yahawe ndetse n'uko azawushyira mu bikorwa. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Nitwa Ernest Rwandenzi, nkaba muri paruwase nshinzwe igenamigambi rya paruwasi yacu ya Kicukiro. Ariko kuri izo nshingano hakaba hari n'izindi Nyagasani Yezu yampaye, yabinyujije kuri padiri mukuru wacu. Ya mbere ni uko ndi umujyanama w'abajene, urubyiruko rwacu rwa Kicukiro, kandi uyu munsi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 nkaba hamwe n'abandi bavandimwe twahawe izindi nshingano zo kuba abagabuzi b'Ukarisitiya b'ingoboka. Gutyo tukaba dushinzwe gushyira Nyagasani Yezu abavandimwe bose batabasha kuza mu kiliziya kugira ngo bamuhabwe hamwe n'abandi bakristo. Abo bavandimwe rero ni benshi cyane ku buryo baba bakwiye kuzirikanwa. Uyu muhamagaro wanjemo kuva 2011, ariko nkomeza kumva atari uwanjye. Nyagasani akomeza kumpamagara, none kuri uyu munsi byashobotse nyuma y'imyaka 13. Biba byerekana rero yuko Nyagasani iyo yaguhamagaye biba ari ibintu bikomeye. Nyagasani iyo yaguhamagaye arakwigomba ku buryo ntawe wamucikira. Uyu munsi yabingaragarije kandi asingizwe iteka ryose. Kuri uyu munsi rero turazirikanaho byinshi. Icya mbere turazirikana ku bavandimwe bari muri uyu murimo bakaba baritabye rurema. Aho bari rero badusabire kandi dufatanye ibi byishimo. Turazirikana nanone bakuru bacu muri uyu murimo bakora uko bashoboye kugira ngo uyu murimo ugende neza. Barakoze, turabashimira kandi bakoze byinshi. Turazirikana nanone abavandimwe bashya dufatanije uyu murimo, tugira ngo tubasabe kuba umwe kugira ngo tubashe gushyira Yezu muri rwa rukundo nyine yaturaze. Dushyire hamwe n'abaturanjije muri uyu murimo, gutyo rwa rukundo ari rwo ruzajya ruturanga mu gushyira abandi Yezu, gutyo nabo barusheho kunga ubumwe kandi barusheho kumva ukuntu Yezu aryo, ukuntu Yezu abakunda, ukuntu Yezu abazirikana. Kuri uyu munsi kandi turazirikana nyine abo barwayi, turazirikana abo bose bakecuye mu ntege nke zabo, abo basaza,
abo bose bari bafite ibakwe bakiri bato kuza guhabwa Yezu, bari bafite ibakwe bakiri bazima kuza guhabwa Yezu mu kiliziya bari kumwe n'abandi bakristo. Ntibabishoboye ubu ngubu Nyagasani rero nitwe abatumaho kugira ngo tubamushyikirize. Uyu munsi rero birumvikana ni ibintu w'ibyishimo. Twishimiye ubu butumwa, tunashimira by'umwihariko Yezu Kristo wadutoye. Dushimira nanone abasaserdoti bacu, Padiri Mukuru Inyasi Hirwa, Padiri Mukuru wacu, dushimira Padiri Vikeri Joseph Gwiza, dushimira n'abandi bose tubaye hafi kugira ngo tugere kuri ubu butumwa, kuko iyo tutagira nanone inama z'abavandimwe, inama z'abafasha bacu, inama z'abana bacu, inama z'inshuti, ntabwo mu by'ukuri ibi byari gushoboka. Turashimira nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda waduhaye intumwa ye Musenyeri Kazimiro Umukiza, igisonga cye, kugira ngo aze kuduha ubu butumwa. Nyagasani amukomeze mu mirimo ye, kandi na Musenyeri Kazimiri Umukiza nawe amukomeze mu kazi ke. Turabashimira rero bakristo ba Kicukiro ku isengesho mudahwema kudusabiramo kugira ngo ubutumwa bugende neza. Turabasaba ngo mukomeze mudusabire, kuko uru rugendo n'ubu butumwa ntabwo ari ibintu byoroshye. Yezu dushoboza, kandi abisabwe namwe twese. Mu by'ukuri nk'uko Mutagatifu Pawulo abivuga, ingabire zacu tuzitwara mu twabya tumene ku busa. Mudusabire rero, mukomeze kudusabira kugira ngo ubu butumwa buzagende neza, kugira ngo tuzitange tutiziganya kugira ngo ubutumwa bugende neza, kandi mu by'ukuri tugendeye nanone mu nzira nziza zirangwa n'ubwiyoroshye, zirangwa n'urukundo, tuzi neza yuko atari twebwe ahubwo dutwaye Yezu, ahubwo ari Yezu utwitwariye. Murakoze, Imana ibaye umugisha. Benshi ni burya bafite ukuntu murajyana Ukarisitiya mukamujyana nyine muri iyo duseri nyine, ku buryo no usuye nyine yumva aryohewe, sibyo? Ejo bundi twiza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu, arakuvuga ngo sinabisanga ngiye gusoma makarikuta nyine hari miti cyangwa ariko sweet na ambo, mbese ngo umutima woroshye kandi uciye bugufi. None nkavuga nti namwe rero mujye muba sweet na ambo, sibyo? Hari miti ariko sweet, nako hari diferensi ishyiramo sweet, akantu ka sweet nk'akadivayi wese shobokanywaho. Nawe rero baye sweet nyine no ushyira Yezu yumva nyine agize ati, agize umutima uhumurije, sibyo? Namwe bagabuzi b'Ukarisitiya, cyane cyane ababyeyi b'abagore, mujye muba nyine sweet nyine kandi ambo, muce bugufi, sibyo? Bizajya bifasha abandi. Ndabashimira rero. Ikindi kintu nshimira Imana ni uko uyu munsi twese twabifashe. Iyo tujyanye Yezu niwe ugize ute, niwe ubudutwaye. Nako dutahana uyu munsi nyine, kandi Padiri Mukuru yanonye avuga ngo niwe ubudutwaye, tukamushyira nyine abamukeneye, baciye bugufi cyangwa abarwayi, ngo ahubwo nayizo ngo yongereho ngo tukanagarukana nawe adashize nyine, ngo Yezu ntatuba ntashira, ahubwo iyo umutanze bigenda bite, arushaho kwiyongera. Njya mvuga ngo aba mwinshi
ntimuzarikoreshe cyane, ariko agenda aba mwinshi ubundi aba yuzuye. Ni igitangaza gikomeye buriya kiliziya ikomeza gukora iyo tujyanye Yezu, iyo ubwira abandi Nyagasani aho kugira ngo atubagira ate aratubuka nyine, atari ko babatubuzi b'iki gihe, twebwe nyine aratubuka nyine akaba mwinshi. nka rwa rumuri rwa Pasika nibwo dukunda gutangaho urugero ngo yandi ngo Nyagasani uko rumuri ngo twese turukongezaho imuri zacu ngaho kugira ngo rugabanuke rugira rute rushaho kwiyongera. Nguko na Yezu Kristo rero ko tumutanze nta nubwo atuba ngo tumusigeyo gusa, tugarukana nawe n'ejo tukajya ahandi. Ndumva ikintu twatahana uyu munsi, niyo mpamvu bazavuga ngo ni ubutumwa bwiza bwa kiliziya bukomeye, aho uha abandi Nyagasani nawe ukagira ute, nawe ukaryaho nyine nka bya ndi bamwe inkongoro y'umwana, nawe ugira ute ikiza nyina nawe iragukiza. Kugenda uha abandi Yezu nawe ugenda ukira buriya, kubera ko Yezu mugira mute muba muri hamwe kandi uko mwajyanye mukanatahana. Ndumva ari ikintu, niyo message y'uyu munsi. Turashimira Nyagasani rero kubera ko buno butumwa bwatanzwe neza, kandi mwemeje ko muzashimira n'Imana ku cyumweru gitaha, mwerekana ati Nyagasani watugire neza natwe ntituzakwibagirwa. Numvaga Padiri Vikera avuga ati ntacyo gituro Padiri avuga ngo muzajya muzana buri gihe, ati njye nzajya ndyakira. Icy'ingenzi ni uko uyu munsi ubutumwa mwabuhawe kandi mubukore muciye bugufi, bibafashe no kwitagatifuza mu buzima bwanyu bwa buri munsi.